Ndabasuje mwese abakurikiye ibiganiro kuri channel yacu Miss Theoni. Twagarutse nanone mu kiganiro Rengera Ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu kijyanye no kuba umuntu ashaka umugabo umurusha imyaka myinshi cyane. Ese haba harimo ibyiza cyangwa se ibibi? Uyu munsi rero turareba ku byiza byo gushaka umugabo ukuruta cyane. Ibintu bamwe bafata nabi, abandi bakavugaho ibintu bitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'abagusebya ko angana na papa wawe, abandi ngo ukurikiye amafaranga. Ni ibintu byinshi cyane bagenda bavugaho. Mu by'ukuri ntabwo bajya bemera ko ibi bintu umuntu ashobora gushaka umuntu umuruta cyane biturutse ku kuba ari urukundo, ku kuba amwiyumvamo, mbese ku kuba yumva ko ari we bagomba kubakana urugo. Uyu munsi rero tugiye kureba ese kuba umuntu akuruta cyane byatuma mutabana, ese byaba ari imbogamizi? Ibyo byose turabirebaho, ubane natwe kugeza turangije ikiganiro urabasha gusobanukirwa na byinshi. Ku bijyanye rero n'urukundo, urukundo akenshi rureberwa ku myumvire, kumvikana, kubahana no ku ntego rimwe na rimwe usanga abantu babiri cyangwa se abantu bagiye kubana bafitanye. Ntabwo rero twakwirengagiza ko hari ibibazo bishobora kubaho rimwe na rimwe ugasanga se bitewe n'imiterere y'imibiri yanyu, kuba mwagira ibyo mudahuza, na cyane ko nyine muba imyaka yanyu itangana. Reka rero twirebere ku byiza bishobora kubaho igihe washatse umugabo ukurusha imyaka cyane. Hanyuma namwe badukurikiye muraza kutwandikira muri komenti mutubwiye nimba si koko ibyo turi kuvuga ari byo cyangwa hari aho wenda twabogamye. Biba ari byiza iyo mudusangije namwe ibitekerezo byanyu, turushaho kungurana ibitekerezo. Ikintu cya mbere cyiza kibaho ku bantu bashakanye, umugabo ari mukuru, umudamu ari muto, nuko usanga umugabo ukuze aba afite ubumenyi n'ubunararibonye kurusha wa mugore ukiri mutoya. Ibi rero akenshi usanga umugabo hari ibintu byinshi yanyuzemo, hari amasomo menshi yize y'ubuzima. Ibi bigatuma gufata ibyemezo byiza cyangwa se kuba yagufasha no mu byiyumvo byawe byoroha, urugo rukubakwa neza. Ikintu cya kabiri ni umutekano n'ubwitonzi. Buriya abagabo bakuze baba bacisha make, ndetse akenshi usanga aba ari abanyamahoro. Ntibaba bagishaka kwiyerekana, ntibaba bagishaka kugendana n'ibigezweho. Ibyo rero bigatuma baba abanyamahoro, ugasanga batuje, nta bintu byinshi by'ingorane bateza. Ibi rero akenshi usanga rwa rugo rugira umutekano, ugasanga urugo rurimo amahoro, ugasanga urugo na wa mudamu urujemo ari muto rwose ararwishimiye kandi arugiriyemo ibihe byiza. Icya gatatu ni uko usanga abagabo bakuze batekereza ku muryango cyane. Akenshi bitewe n'imyaka yabo baba bashaka kubaka urugo rufite intego, rudafite ibibazo, mbese nta mikino baba bazanye mu kubaka urugo. Mu gihe usanga abantu bakiri bato bakifitemo utuntu tw'imiteto, utuntu two gushaka kwitemberera, mbese ntabwo baba bumva urugo ari iki, bagomba kurwubaka gute. Ibi rero bituma umuryango umera neza, ugasanga urukundo rwose rwuzuye rurimo, rimwe na rimwe n'iterambere ugasanga rwose riri hejuru bitewe n'uko abantu bari kubana. Kuba umwe ari mukuru cyane undi ari muto, ubwumvikane ugasanga rwose bimeze neza. Ikintu cya kane ni ukwiheba gake cyangwa se kudakina n'amarangamutima. Akenshi abagabo bakuze iyo ashatse uwo bakundana bazabana, aba yamaze gufata imyanzuro, aba yamaze kwiyemeza. Nta bintu byo gukina n'amarangamutima, nta bintu byo gukina mu rukundo biba bihari, nta byo kuvuga ngo ejo ngo yakujugunye, ejo yakuretse. Nyine baba bazi icyo gukora. Niyo mpamvu rero akenshi usanga urwo rugo iyo umugabo akuze umugore ari muto, usanga rwose rwa rukundo rukomera, kuko uwo mugabo yaje mu rukundo afite gahunda, n'umudamu namukunda rero urugo ruraheba urugo kandi usange bishimishije.
urugero usanga nk'abasore b'ubu aba afite abakobwa nka 5 akunda, ariko biragoye kuba wabona umugabo mukuru umeze gutyo. Iyo ari umugabo ukuze aba afite umuntu umwe akunda kandi yumva afiteho intumbero yo kubaka urugo. Niyo mpamvu rero uzasanga abakobwa benshi basigaye bikundira nyine abagabo bakuze, nuko baba bazi ko wa mugabo nyine azi icyo ashaka, nimba ari kubaka urugo, urwo rugo bararwubaka kandi bigende neza. Rimwe na rimwe bagatinya gukunda abasore bakiri bato cyangwa se b'urungano rwabo, kuko aba azi ko rimwe na rimwe aramukinisha, ejo aramara kwinjira mu rukundo amujugunye, usange yangije amarangamutima ye. Ibi rero akenshi usanga umukobwa wahuye n'uyu mugabo agira ibyiyumvo byiza, ugasanga aratuje, nta stress afite, kuko aba yumva ko uwo mukunzi afite adateze kumutakaza rwose, yaje abijemo nta zindi ngorane ziri bumubeho. Ikintu cya gatanu ni iterambere ry'ubuzima rusange. Ibi ubuzima tubayeho akenshi usanga bano bagabo bakuze baramaze gukorera amafaranga, bimwe abakiri bato bavuga ko ngo bubatse kofi, baba bariyubatse, akenshi usanga batuye bafite imitungo runaka, mbese hari ikintu bagezeho muri ya myaka yabo myinshi nyine bamaze. Hari n'ababa bafite imirimo myiza bakora n'ibindi bikorwa by'iterambere. Ibyo rero nabyo wa mukobwa ukundanye nawe kandi wakiri mutoya, rimwe na rimwe we nta mishinga ikomeye arageraho, ahita yumva afite umutekano w'ubuzima, ntabwo azahangayika mu buzima, mbese ubuzima buzagenda neza, na cyane ko murabizi ko kubaka urugo hazamo n'imibereho. Iyo nta mibereho ihari ubuzima bugenda nabi. Rero gushaka umugabo ukuze cyangwa se ukurusha imyaka, mwabyumvishe ko bifite ibyiza byinshi. Bamwe mwajyaga mubona mukabasebya ngo ashatse ungana na papa we, ngo akurikiye amafaranga. Ntabwo biriya ari byo byubaka. Akenshi urwo rukundo rubaho ko umuntu yakunda umuntu umuruta kandi bakabana neza, bakabana mu mutekano. Icya mbere ni uko umwe agira kubaha undi, icya mbere ni uko urukundo ruhari, icya mbere ni uko bombi buri umwe wese azi icyo ari gushaka. Ikindi kandi ubutaha nzabategura ikiganiro kivuga ku bibazo noneho bashobora guhurira nabyo mu rugo, kuko buri kintu cyose kigira ibintu byiza kikagira n'ibibi. Ubwo rero muzongere mubane nanjye mu kiganiro, mwongere mwumve noneho ibibi byo kubana n'umuntu ukurusha imyaka. Hanyuma namwe kandi muzanyandikire ibyo mutekereza muri komenti, kugira ngo nabyo nzaze tubivugaho, dukomeze twuzuzanye, twubake umuryango mugari warengera ubuzima. Kora subscribe niba utarakora subscribe, dukomeze twibane hano kuri channel yacu Miss Theoni, aho tuvuga ibiganiro bivuga ku buzima, aho tuvuga ku ndwara, tuvuga ku mibereho y'abantu, byose tukabihuza n'ubuzima tubayemo muri iyi minsi. Komeza ugubwe neza, ukomeze ubane natwe, ukomeze Uwiteka akomeze akurinde, akomeze aguhe iterambere mu byo ukora byose, mu byo urimo byose, kandi ugire ubuzima buzira indwara.